Bakunzi bacu muraho, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Nk'uko urukundo rukunze guturuka ku marangamutima, haba igihe umukoresha yisanze yakunze umukozi we. Ibi bishobora guturuka kuri we ubwe cyangwa se uwo mukozi. Ese ni byiza? Tubwire uko ubyumva hasi muri comments. Gusa uyu munsi mutwemerere tuvuge ku bibi bitandukanye bishobora guturuka ku rukundo cyangwa se umubano wihariye, aricyo bita romance mu cyongereza, ushobora kuba hagati ya boss n'abakozi be. Mbere yo gutangira, niba uri mushya, niba utarakora subscribe, yikore ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Nk'ibisanzwe, nta mukunzi wacu w'ukuri ugenda adakoze like. Twizere ko bikoze kandi uri uw'agaciro. Twagiye. Impamvu 12 z'ingenzi zisobanura impamvu nyir'ikigo cyangwa se boss adakwiye guteretana n'umukozi we. Iya mbere ni igongana ry'inyungu. Ibi mu cyongereza babyita conflict of interest. Nk'uko bisanzwe, umuntu muri mu rukundo uba ugomba kumworohereza. Muri byo hari nko kumugabanyiriza inshingano, kumugabanyiriza amasaha y'akazi, kumuzamurira umushahara n'ibindi bintu bitandukanye bituma aryoherwa biturutse ku kuba akundana n'umukoresha we. Ibi birumvikana bigira ingaruka mbi ku bandi bakozi, kuko hari igihe kigera bakiyumva nk'abavunika kubwo gufavoriza cyangwa se korohereza mugenzi wabo. Icya kabiri ni ukugaragara nk'uri unprofessional. Nk'ibisanzwe abantu bagikundana, urukundo rugishyushye cyane, bakunze kumva bakabaye bari kumwe igihe cyose. Aha niho usanga wa mukozi ukundwa yegereye umukunzi we ari we boss, wenda ari gukoresha inama y'abakozi muri rusange, rimwe na rimwe akagaragara mu ifatwa ry'imyanzuro itandukanye ishobora kugira ingaruka mbi kuri bagenzi be. Na affection zitandukanye bahana muri public cyangwa se ahiherereye ku kazi zituma abakozi babona ko boss yaba ari unprofessional. Ikintu cya gatatu ni ukwiyongera kw'amatiku n'ibinyoma ku kazi. Uko byagenda kose, umubano wihariye hagati y'umukozi n'umukoresha, abo bakorana bawufata mu buryo butandukanye. Ubwo nawo ukaba ubaye imwe mu ngingo ziganirwaho ku kazi. Noneho imyitwarire y'umukoresha bakayisanisha cyane n'ubuzima bwe bw'urukundo arimo. Ikintu cya kane ni ugutakaza imbaraga mu myanzuro. Uko byagenda kose, umukoresha uri mu rukundo n'umukozi ku kazi agerageza koroha, akagerageza kuba umuntu mwiza kugira ngo isura yitangirika kubo bakundana. Kandi wenda imyanzuro iremereye yafataga mbere y'uko ajya mu rukundo ariyo yatezaga imbere ikigo. Ingaruka ya gatanu iterwa n'uko umukoresha yakundanye n'umukozi we ni ukugabanuka k'umusaruro. Iyo umwe mu bakozi yakunzwe na boss, bamwe muri bagenzi be bakunze kwisanisha nawe, abandi bakamushakaho ubucuti kugira ngo ajye bavuganira. Akenshi bikarangira hari abandi benshi boroherejwe mu kazi, hakiyongeraho wa mwanya batakaza bavuga ku rukundo rwabo n'imyanzuro yoroshye ya boss. Ibi byose byahura bikagabanya umusaruro w'ikigo. Ikintu cya gatandatu mu ngaruka mbi ziterwa n'uko boss yakundanye n'umukozi we ni ukugeragezwa. Muri kampani haba igihe haba hari abandi basore n'inkumi basa neza, bateye neza, wenda banarusha ubwenge n'imikorere wakunzwe. Icyo gihe ibigeragezo bishobora kuba ku mpande zombi, hagira abashaka kwigarurira umwe muri bo. Ibi hari n'ababikorera gusa kudestabiliza couple nshya ngo barebe nyuma uko bizagenda. Urumva ko nk'umukoresha hari igihe uba ukereye abanzi benshi mu kazi. Impamvu ni uko bose atari ko bishimira umubano wanyu. Ikintu cya karindwi ni ugusabwa byinshi. Ubushakashatsi bugaragaza ko 30% bya mariage ziba ruba rwaratangiriye ku ishuri cyangwa se ku kazi. Bukongera bukagaragaza ko abakundanira ku kazi bakaba successful ku mpande zombi, ndavuga ari mu kazi ndetse no mu rukundo, biba byarabasabye imbaraga z'umurengera ugereranyije n'abadafite abakunzi ku kazi kugira ngo babashe kugira balance muri byombi. Ingaruka ya 8 ni ugutakaza kw'icyizere cyo kuguma ku kazi. Ibi nibyo bita lack of job security. Akenshi uwakunzwe aba yumva ko gukundana na boss ari byo bizamuhesha kuguma ku kazi. Ku bakoresha bamwe na bamwe batari beza, bagatekinga advantage y'iki kintu, maze abakundwa bakoroshya ubuzima, rimwe na rimwe ntibanishyuze imishahara yabo. Ibi babyita kwigura. Mbese bigasa nk'aho umukozi n'umukoresha bakundana,
bavanze umutungo kandi wenda batari abana. Uru ni uruhande rumwe. Ku rundi ruhande hari n'igihe umukoresha yirekuye agasa n'uweguriye byinshi mu mitungo y'uwo akunda ndetse na zimwe mu nshingano ze. Uko byagenda kose iyo batabanye bagatandukana hari ubihomberamo. Ingaruka mbi ya 9 iterwa n'uko umukoresha yakunze umukozi ni uko iyo batandukanye nabi bishobora gusenya kampani. Muri kwa kuvanga akazi n'urukundo hari byinshi mukora nk'amakosa mutabizi, noneho mukazashiduka bitagifite igaruriro. Uko byagenda kose uruhande rumwe cyangwa se zombi zizahomba. Ibi bigarukira gusa ku mitungo y'ikigo, hari n'igihe bigeze no mu bakozi ugasanga buri umwe hari uruhande ashyigikiye. Kwa gutandukana kwa bosi n'umukunzi we bikarangira hari ababigendeyemo. Ikintu cya 10 ni sexual harassment claims. Ibi ni ibirego bishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubushakashatsi bwakozwe ku itandukana ry'abakozi n'abakoresha baba barigeze kugirana imibanire yihariye iganisha ku rukundo. Iki ni nk'icyo bakita romantic relationship ku kazi. Abagera kuri 40% by'abagore ba breakings up n'abakoresha babo birengagije iby'urukundo baba biyumva nk'abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku kazi. Mu gihe ab'igitsina gabo bagenda n'ibyiyumviro nk'ibyo ari 17%. Muri aba abagana inkiko ntibarenze 5%. Gusa nk'ibisanzwe ababosi bashurashura bakunze kugongwa n'iyi ngingo kandi bamwe muri bikabakubita hasi. Ikintu cya 11 nk'ingaruka mbi hagati ya bosi n'abakozi be ni ugutakarizwa icyizere. Ibi babyita bad reputation. Nk'uko tumaze kubivuga mu ngingo ebyiri zivuyeho, iyo umubano ubaye mubi hagati ya bosi n'umukozi we bari inshuti, iyo bigiye hanze bigasakuza, rimwe na rimwe amategeko ya leta akitabazwa. Uko byagenda kose niyo nyiri ikigo yaba ari mukuri, hari icyangirika kuri reputation ye ndetse n'iy'ikigo. Hari naho bigera ku rwego ushobora gutakaza amwe namwe mu makontracts y'akazi. Ikintu cya 12 ari nacyo cya nyuma twagiteguye nk'inama twagira abarwiyemezamirimo cyangwa se entrepreneurs ku bijyanye n'urukundo cyangwa se romance mu kazi. Inama ya mbere: niba ukundanye n'uwo mukorana ni byiza cyane kumenya gutandukanya ubuzima bw'akazi ndetse n'ubw'urukundo kuko bizakurinda akajagari mu kazi. Icya kabiri ni ukugira imibanire yanyu ibanga. Icya gatatu ni ukuba serious ari ku kazi ndetse no mu rukundo. Impamvu ni uko bibarinda menshi mu makosa twavuze. Icya kane ni ukubakana. Ese uzi ko Melinda Gates n'umuherwe Bill Gates bakundaniye mu kigo cya Microsoft, umwe ari bosi w'undi? Birumvikana Bill Gates niwe wari bosi, n'umuherwe w'umunya Espagne Amancio Ortega nuko byamugendekeye. Kandi aba bombi abagore babo bagize uruhare runini cyane mu iterambere ryabo. Ntitwanibagirwa n'umuherwe Jeff Bezos ndetse n'uwari umugore we Mackenzie Bezos ko bafatanyije kubaka kampani ya Amazon kandi igera kure cyane nubwo ubu batakibana, ariko bose ubu ni bamwe mu ba mbere mu baherwe bari kuri uyu mubumbe w'isi. Gukundanira ku kazi si byiza kuko management yabyo ibaye mbi isenya byinshi. Gusa iyo ubishyizemo ubwenge bikaguhira ugakundana n'umuntu wa nyawe ari we bita the right partner, birabafasha mwembi mukiteza imbere mukagera kure. Gusa niba byakuvangira bikaba byanakwicira ubuzima, ibyiza nuko wabireka. Ibi nibyo tubashije kurebera hamwe uyu munsi, twizere ko hari icyo wungutse. Niba gihari kidusangiza hasi muri comments. Niba hari n'inyunganizi ufite kuri iki kiganiro nayo irakaza neza hasi muri comments. Niba uri mushya tugufitiye ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye nk'umufana wacu mwiza, kanda kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Murakoze cyane, Imana ibarinde, turabakunda.